rero amaguru yawe rwose ni manini, ni ikibazo gikomeye kuri wowe. Umva, singiye gushaka amafaranga kuri wowe, nta mwenda ukubereye kubera ko na nyine ufite akabazo k'amaguru manini, k'amaguru abyibushye. Ikaze ku Mubyeyi magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi umutesi Lidi. Niba utarakora subscribe ikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe imyenda ibera abantu bafite amaguru manini. Abantu bafite amaguru manini, imyenda ikunze kubabera cyane cyane amapantaro. Hari igihe usanga umuntu ufite amaguru manini bimugora kubona ipantaro yambara. Niba rero ufite amaguru manini ukaba ugira ikibazo cyo kumenya ipantaro ikubera, iyi video ni yawe, aka kanya nakawe. Hari igihe ukunda ipantaro, hari igihe ukunda umwenda w'ipantaro ukigera rwose, ariko amaguru akaba ikibazo. Ugasanga hasi birafashe cyane, mbese ku buryo ubona bidasa neza. Uyu mwanya rero ni uwawe, ni uwo kugira ngo nkubwire ipantaro ikubera niba ufite amaguru manini, niba ufite amaguru abyibushye, mbese hahandi bijya bikugora guhitamo. Wenda ukaba wakwinjira nko mu iduka ukigera umucuruzi ukabona nyine ko gushaka amafaranga, arakubwira ati rwose irakubera nta kibazo wayambara n'ibiki byose, atushizeho agakweto kagufi, ushyizeho agakweto karekare, ariko wowe wareba ugasanga ntago bivamo. Cyangwa se akakubera umwana mwiza akakubwira ati umva rero amaguru yawe rwose ni manini, ni ikibazo gikomeye kuri wowe. Umva, singiye gushaka amafaranga kuri wowe, nta mwenda ukubereye kubera ko na nyine ufite akabazo k'amaguru manini, k'amaguru abyibushye. Rero hari amapantaro meza kandi umva yiyubashye abera abantu bafite amaguru manini. Ayo mapantaro rero ni ayahe? Ipantaro ya mbere ni jeans. Banza umenye guhitamo jeans ikubereye. Hari za zindi ziba zidafite stretch, hari za zindi ziba zifite stretch ariko wayambara ukabona ntibihura. Burya iyo washatse neza jeans yawe ushobora kuyibona jeans ikubereye, mbese ikumereye neza, nubwo ufite amaguru abyibushye, nubwo ufite amaguru manini. Hitamo neza jeans yawe, ihangana ufata umwanya, ugenda uhitemo neza, urebe jeans ikubereye, ifite agapando kagufiya cyangwa se izamutse neza igufashe, hanyuma no ku maguru ntibirengaho cyane, mbese hahandi ubona igufitinga neza. Rero jeans iri mu myenda ya mbere ibera abantu bafite amaguru manini, abantu bafite amaguru abyibushye. Umwenda wa kabiri rero w'ipantaro ni ya pantaro imeze nka nimamba, ifite hasi hanini. Iriya pantaro rero umva ufite amaguru manini, ufite amaguru abyibushye irakubera. Shaka neza, shirikute, hanyuma ugende ushake ipantaro ifite hasi hanini igukwiriye neza hejuru, hanyuma urebe ngo uratambuka neza. Hano hasi ndabashyiraho nimero abantu bafite amaguru manini, abantu bafite amaguru abyibushye bagora kubona amapantaro. Uyu muntu uragenda ukamubwira uti ndashaka ipantaro imereye neza, inkwira, itamfata amaguru cyane. Uyu muntu arabigufasha. Ndabashyiraho nimero. Rero umva, abantu mufite amaguru manini, abantu mufite amaguru abyibushye, amapantaro araboneka, ntimwihebe, mbese mwongere mwishime, mumererwe neza, mujye mutambuka mwishimye. Hanyuma rero undi mwenda wa gatatu ubera abantu bafite amaguru manini, amaguru abyibushye, ni umwenda utaratse. Kaba ari akajipo gataratse kagufiya, kaba ari akajipo gataratse katari karekare cyane, amajipo ataratse nayo arababera. Rero ikindi kintu nanone, uwundi mwenda ubera abantu bafite amaguru, abantu bafite amaguru abyibushye, amaguru manini, nanone harimo
ikanzu nanone ndende idakabije cyane ariko ifite akandi gasitire ku ruhande. Hano rero bafitiye inkweto nanone nziza, inkweto nziza cyane. Abantu bakunda inkweto ndende, bakunda ibara ridacanye cyane, ibara rimeze neza. Hano hari inkweto nziza cyane, inkweto zitarambarwa, inkweto zavuye hanze. Urakabona neza ukabona ni keza rwose, kararyoshye. Harimo kano gakweto gafite iri bara riri nude, hakabaho gafunze hose, hakabaho n'akandi nanone gafite iri bara nanone ridacanye cyane, gafunze imbere ariko inyuma gafunguye. Ngaka ndabona nimero ari 40. Hakaba n'akandi kabalerine rero k'umukara nako keza. Gafite umubiri mwiza, ntabwo ari nka wa mubiri dusanzwe tuzi. Si umubiri navuga ko umeze gute, n'akabiri kameze neza rwose, gasa neza. Yego, nazo rero zavuye hanze, ni nziza cyane. Abantu bakunda udukweto rwose, uyu mwanya ni uwanyu. Naho ndabashyiraho nimero, muzihamagare, hanyuma muzaze mwirebera izi nkweto, kandi ni ku giciro cyiza, cyane. Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, tumenya imyenda twambara. Abantu dufite amaguru manini, abantu dufite amaguru abyibushye, cyane cyane imyenda y'amapantaro ndetse n'indi myenda isanzwe. Kuko usanga ntabwo buri munsi umuntu yajya ahora wenda yambara amakanzu gusa n'amajipo gusa. Hari igihe uba ukeneye no kwambara amapantaro, ariko ukavuga uti se ndahitamo iki, ndambara iki, gutyo gutyo. Hanyuma rero nizere ko aka kavideo kari bubagirire akamaro. Hanyuma waba ushaka ipantaro itagufasha amaguru cyane kandi itumuberwa, hanyuma rero uhamagare ziriya nimero naguhaye, wirimbire, umere neza, utambuke neza aho uca hose. Hanyuma rero ndi gukora iyi video nari nacanye kariya ka essence banner. Karashyushye. Kano nari nacanye mo akabuji kaka. Hanyuma kiramo iyi essential oil yitwa spice. Ndababwiza ukuri rero, mva ihumura neza, mbese ituma wumva umeze neza, wumva ufite ibyishimo mu nzu, hari guhumura, mbese ukumva nta kintu kibi cyakugeraho. Hanyuma rero niba ukunda guhumuza mu nzu, niba ukunda kumva uri ahantu hameze neza hahumura, iyi spice ntigucike. Uyikeneye nayo wadusanga kuri boutique i Remera. Hanyuma rero ndagushyiraho na nimero, uhamagare niba wumva ushaka iyi essential oil. Ariko buri wese yakagombye kwigira, sibyo? Duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku myambarire yacu, twita ku nkweto zacu, twita ku buryo mu nzu hahumura, ndetse naho tunyura hose umva uri mu rugo ukumva mbese wishimiye kuhaguma. Niba utarakora subscribe, uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyizi magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.